Yesu ashimwe, ndakwakiriye cyane muri kano kanya gato dufite tugana ijambo ry'Imana turasa ku ntego twihuta hano ku muyoboro w'umugati w'ubugingo aho turisangira mu buhamya cyangwa se ibiganiro mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo ugire icyo wavana nkuko nafashijwe. Amena, haleluya. Nkaba ngiye gukomereza mu bihe byiza tumazemo iminsi turimo kwiga amazina y'Imana. Imana burya igira amazina, abantu bayo bakayihimbira amazina bitewe n'uburyo bayishuriwemo cyangwa se bayumvise. Nawe uyu munsi ushobora kuba ufite amazina wita Imana yawe kubw'umunezero cyangwa se uburyo wayitangariye, ariko nkuko turi focused kuri Bibiliya nagira ngo twigire irindi zina risobanura ngo Rehoboti. Rehoboti bisobanura ngo ahagutse, ahagutse, ahagutse. Hambere ukeneye kujya nk'umwana w'Imana ni mu gakiza. Iyo wakiriye agakiza ubura ahantu hagutse, hanyuma nyuma y'aho ngaho, nyuma y'agakiza ni ahantu hagukingiranye, nubwo rwose unezerewe, nubwo ubona bisa neza, ariko ntabwo uri ahantu hagutse. Kuba ahantu hatagutse ni ukuvuga ngo hari ahantu ukingiranye, umwuka ni muke, n'ubwo uhumeka ntabwo bimeze neza. Rero ndi bukwakire ngo aya mahirwe uyu munsi wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo ujye ahagutse, ahagutse, aho uguwe neza, aho wumva uriye panuye, aho wororokera, nta byigano ihari. Ariko ndi gutegura uyu munsi natekereje ikibazo abantu bakunda kugira, kutarekura cyane ikintu bumva bafitiye uburenganzira. Baruhiye, bazi neza ko basengeye cyangwa se bahageze byarabavunye, cyangwa se bizwi neza ko icyo kintu bagifitiye uburenganzira. Ese ninde wakirekura byoroheranye akahava akikomereza agakomeza gutegereza ubutabazi bw'Imana? Kuko Imana yacu niyo ituburanira. Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu nakuburanya akakwambura ikanzu yawe uzamuhane n'umwitero umbwira uti genda. Yaje kukwambura. Haleluya. Kuko uzi yuko ufite umugisha muri wowe, kandi Imana ufite ngo aho dukandagije ibirenge bihaduhaye ngo icyo tuzagerageza gukora cyose kizahabwa umugisha. Gutereka kwa 2:28 hari icyigisho dufite, ujye mu mavideo yacu hasi urasangamo imigisha y'abana b'Imana. Ariko nkuko mu Befeso 1 havuga ngo imigisha yose twahariwe muri Kristo tuyiherwa ahantu ho mu ijuru mu mwuka. Iyo wakijijwe uhabwa umugisha. Niyo mpamvu rero ukwiriye no kurekura bikoroha, ukagenda ugakomeza ugategereza ko Imana ipfumurira ahandi. Amen. Mu Migani 10:22 aravuga ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro uzaho, nta n'umuruho ugira ute uherekeza umugisha yawe. Nuwe mubabaro wumva ufite, cyangwa se niziye ntonganya wumva ziri kumerera nabi n'impaka nyinshi, ibyo bintu bireke kuko Imana yagushize ahagutse. Reka tugendere ku rugero rw'inkuru nasanze muri Bibiliya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Urumva kuzerera ntabwo ari ikintu cyoroshye. Itangiriro 26 ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya, cyamenye igihugu cy'amahanga. Umurongo wa mbere avuga ngo indi nzara itera muri icyo gihugu itari yatera imbere Abrahamu akiriho. Ngo Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Ni ukuvuga ngo yagiye mu gihugu kitari cyabatangira kuzerera. Uruzerero hari igihe umuntu agira uruzerero ruvuye mu bigeragezo atari babifitemo uruhare. Inzara ngo yarateye iyo se atigeze abona. Muribuka ko se ari se w'imigisha yose, niko twize twese n'ubu turacyayigenderaho. Hanyuma umuhungu birumvikana ko yahunze nk'abandi bose ajya mu gihugu cyitwa Gerari mu Bafilisitiya. Gerari rero ngo yarafite umwuka w'uruzerero muriho. Amena. Yari victime, intambara irateye, siwe yabigizemo uruhare, ariko yisanze i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Umurongo wa 12 ngo Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka mu umugisha. Icyo tugerageje gukora cyose gihabwa umugisha. Mwene data, ni igihe cy'uko imbuto zawe zitarakura, ariko icyo ugerageze cyose gukora gihawe umugisha. Ngo yeza ibirutaho inshuro 100. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Kuba umukire none ukagezaho umukire cyane, Bibiliya ntibeshe. Tubwiye ngo inzara itigeze kubaho, ni ukuvuga ngo byari byo ibintu atigeze kubona uyu mwana, kandi se yari umunyamugisha. Ngo agiye hariya apfa kuhagera gusa yeza ibirutaho 100. Ngo yari afite imikumbu n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishari. Umugisha we wateye Abafilisitiya ishari. Abafilisitiya ni Satani, Abafilisitiya ni imyuka mibi iba mu bantu. Ngo ibatera ishari. Ishari riva kwa Satani. Ishari ribi rituma abantu bashaka kukwirukana. Ngo amariba yose abagaragu be
base bafukuye Aburahamu sakiriye w'Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Abafilisitiya barabagome, barebye amariba yose se yagiye apfukura bayashiramo ibitaka. Icya kabiri abatera n'ishari. Abimeleki rero wa mwami ku murongo wa 16 abwira Isaka ati genda tuvemo kuko uraturuta cyane, wari uzi ko ushobora kuba menase kubw'umugisha ufite. Uyu muhungu yabaye ikigeragezo kubw'umugisha, ntabwo ahantu hose ugenda wirukanwa kubera ko wakoze ibyaha, ntabwo ahantu hose ufite uruzerero wimukuva hariya, ni ukubera uburemere kenshi bw'umugisha ufite. Iyo umuntu afite umugisha mwinshi hari ubwo bishobora kumutera kugira uruzerero. Umwami yaramujijije ubukuru bwe, yaramubwiye ngo genda utuvemo kuko uraturuta cyane. Hari igihe uruta cyane ahantu ugasanga ntuhafitinga, amen. Ahantu uri hari igihe bidakunda ugasanga urirukanye, ugasanga urimo urazira ubusa. Ni iki urimo urazira uyu munsi mwene data? Ushobora kuba urimo urazira umugisha wawe cyangwa se ubukuru bwawe. Wari wakabona uri ahantu umuntu akakwanga ntacyo mwapfuye, akumva arakwanze gusa kubera kurebye, akumva ntazi ikintu kikurimo kuko imbere yavugana ibyina avugana n'ibyina niko abarundi bavuga, amen. Ashobora kumva ufite Imana afite abazimu agatangira kukurwanyiriza ubusa. Ngo Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye. Ni ukuvuga Isaka we yarari busy no gukora. Dukwiriye kuba busy no gukomeza dukora, ntabwo ugomba kuzubazwa n'ibiri kukubaho. Hari igihe umuntu aba victim agahora arira, inzara yarateye. Uyu nguyu ari kurata inzara yarateye iruta iyo data yabonye kandi ari wese umugisha, none dore ngeza aha ndabibye baranyirukanye. Yarakwiriye kurira atyo, ariko Isaka yarari busy no gukora. Amatwi yawe yime ibyo uri kumva, amaso yawe yime ibyo uri kureba, ariko wikomereze kuko uzicyura icyo. Iyo uzicyura icyo ntabwo utinda kubakwirukanye n'abakuvuze nabi n'abatagushaka. Ngo Isaka avayo abamba amahema yarikomereje. Yesu Kristo yaravuze ngo data arakora nanjye ndakora. Yohana amaze kumutuma, Yesu yaramusubije aramubwira ati umva nkubwire Yohana, impumyi zirabona, ibimuga biramuguruka, ibiragi biravuga, kandi ngo hihirwe ibyanjye bitagusha. Nukwiriye rero guhagarika gukora. Igihe umaze uryama wowe hano kubera urimo kurizwa kuki bigenda gutya, kuki nimuka, kuki bipfa, nagira nkubwire komeza, ntuhagarike gukorera Imana. Yesu yaravuze ngo data arakora nanjye ngakora, amen. Uyu muhungu rero yabwiye Igerari arongera arapfukura, yita amariba yase, yongera kwibuka amazina, amen. Dukwiriye gukomereza aho Yesu yarageze, amen. Yaravuze ngo nimugende mukore. Gukorera Imana kwacu naho turi, ni mu byo tubamo, nabo dutuyemo, amen. Dukwiriye gucibwa intege n'ibyo uri kureba. Abari kukwigizayo igira ari gukomeza, amen. Gufukura amariba ntibigahagarare. Umurongo wa 19, abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batunganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Umva, abagisha impaka ntibazashira, n'abanyeshari ntabwo bazarangira bakwirukana, ntabwo kugeza ubwo ukomereye. Arangije ahizina aho hantu. Ukwiriye guha izina ibihe byawe, ukwiriye guha izina ibyo bintu biri kugutunganira, ukabibisa ukagenda. Uyu mwana yari yisobanukiwe umugisha afite. Dukwiriye kwisobanukirwa umugisha dufite muri Kristo Yesu. Twe ntabwo tujya mu bapfumu kugira ngo tugaruze ibyacu, nta nubwo twicana, nta nubwo tujya kurogesha. Genza abantu barogana bicanaga kubera ko bapfuye isambu, kubera ko bapfuye amazu, kubera ko runaka yankoreye ibi. Yesu ashimwe. Yita aho hantu Eseki bisobanura ngo impaka ni sinya y'abadayimoni, ni sinya y'ikintu kibi. Ukwiriye guceceka. Ese uri ahantu nanone udakwiriye kwimuka mu mubiri, ukwiriye kwimuka mu mwuka ugasenga Imana ikagukiza. Eseki hari igihe aba ari umwuka ugutera ku kirere urimo, mu bihe urimo. Umurongo wa 21, ngo bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira, aryita Sitina. Sitina risobanura ngo urwango. Urwango ruva kwa Satani. Ntabwo twaha umwuka w'ubwoba cyangwa se kuguma turi victim. Umugisha Imana iduha nta mubabaro buzaho, nta n'umuruho buzaho, ahubwo twe dukwiriye komeza mu mwuka. Mama, ntucike intege. Wa muntu uri kundeba we, Sitina na Eseki ni ibintu byahozeho kandi ni imirimo ya Satani. Imirimo yo no kwica, gusenya no kugira gute, no kurimbura. Ibi byamaye igicapo cy'abana bafite igikinisho ari babiri, umwe agakura hirya undi hino. Icyo gikinisho gira ahantu kigacika, igipupe kigacika, bombi bakakibura.
ariko wowe ukwiriye kugira attitude nka y'aba mubyeyi bagiye kureba Salomo akavuga ati uyu mwana nimumwice nimumureke abeho. Salomo kubw'ubwenge Imana yamuhaye yahise asubiza uriya mubyeyi umwana we. Reka kurwanirira ayo mariba reka kuyarwanira kuko hari iriba ryawe rigutegereje rizaba ritarimo intonganya, rizaba ritarimo impaka n'inzangano n'ishyari. Yesu ashimwe. Iyo ni imirimo ya kamere. Kamere ntizikwiriye kubyuka kubera kwirwanirira. Imigisha Imana iduha nta mibabaro yizaho nta n'intonganya. Amena. Bidasobanura ko ndi kukubwira ngo we kurwana ku burenganzira bwawe. Tubyumvikaneho neza igihe cyawe. Yesu Kristo yaravuze ngo, Imana yaravuze ngo nijye uhora, kandi muri Yoweri 3:25 haravuga ngo nzabagaruriza imyaka inzige zariye n'uburima na kagungu kubw'ingabo nabateje. Ese wari uzi ko eseki sitina n'ishyari bishobora kuza ari ikigeragezo Imana iguhaye kugira ngo igupime irebe kuzihanganira ibyo bihe? Haleluya. Ijambo ryaravuga ngo mbaye nkuretseho gatubwira ngo mugerageze. Amen. Ubizi ute ko atari igihe cyo gupimwa, cyangwa se Imana idashaka gushira ahantu hagutse ibyawe bitazaba birimo intonganya? Ninde yakwifuza guhorana ikintu abantu bamwibutsa baburana barwana kirimo ishari kirimo impaka bibaza iki kintu ni iki ni cyari iki, ese yarabikwiriye ntiyarabikwiriye? Ntabwo ari Imana ishaka, ntabwo ari umugisha Imana itanga, ntabwo ari ukumeze. Amena. Nakunze uyu mucyo Isaka yagiraga, niko dukwiriye kugira nk'abana b'Imana, ngo yavaga yagakomeza agakora, akavayo akajya kugerageza ahandi, avayo afukura irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka dushize ahagutse, natwe tuzororoka muri iki gihugu. Ndifuza Uwiteka gushira Rehoboti, agushira ahagutse, ahantu uzamenyera kuri ahantu hagutse, n'ahantu hatari intonganya, n'ahantu hatari ishari, n'ahantu hatari impaka n'inzangano, ahubwo uzatangira kubona wimultiplier. Ngo natwe noneho ubu tuzagira gute? Tuzororoka muri kino kibanza kuko Uwiteka dushize ahagutse. Ndifuza ko Imana igushira ahagutse mu muhamagaro wawe, uzatangira kubona wimultiplier, utangira kuba wewe noneho winjoying ibyawe, nta muntu ari ku gikanu cyawe, nta bitutsi, nta ntonganya. Ndifuza ko Imana igukuraho iyo mwemu ya sitina, eseki n'impaka n'inzangano. Hari Rehoboti yawe igutegereje, kandi komeza ushakashake. Yesu yaravuze ngo mushakashake ubwami bw'Imana nibwo ibindi byose muzabyongerezwa. Icyakara aravuga ngo mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Rehoboti twarayibonye muri Kristo. Ndagira ngo ugubwe neza niba urimo kureba buno ubutumwa bwiza, ukaba uri mu bihe bya eseki, ukaba uri mu bihe bya sitina, impaka n'inzangano. Ndasenga ngo Imana igukureho uwo mwuka, igushire kuri Rehoboti yawe, kandi igukanura amaso. Uyu muhungu ikintu yakoraga Isaka twamwigiraho ni iki? Yaracecekaga akagenda agakomeza ashakisha ubwa kabiri cya gatatu akarekura. Kurekura ni ikintu kitugora nk'abantu, biratugora kurekura ikintu twavunikiye kandi tuzi ko dufitiye uburenganzira. Isaka yararekuye, nawe Imana irashaka kurekura. Imana yabaje Eliya ngo urakora icyaho, hari igihe utinda mu bintu by'intonganya, kandi hari ahandi hagutegereje, hari iriba ryawe ritarimo intonganya mwene data. Iriba ryawe ahantu heza, ahantu so yaguteguriye. So ufite ni data wa twese uri mu ijuru, niwe imigisha nyayo ituruka itarimo intonganya n'impaka. Niyo nkwifuriza, ariko cyane cyane mwinjire mu bana b'Imana, mu muryango w'abanyamugisha. Niho Imana ikwifuriza kuba uyu munsi. Ushobora kuba umaze igihe urimo gukoresha imbaraga zawe, umuntu ashobora kuba arimo arareba buno butumwa amaze igihe yirwanirira. Nagira ngo ubwire bibahebere, bisige ugende, kuko hari iriba ryawe rigutegereje. Hari ahantu Imana ishaka kukororokereza, ahantu batazaza kukwambura Abafilisitiya, batazongera gushiramo bitaka ukundi. Imana iduhana umugisha. Ndabizi ko bitoroshe, ariko niba wumvise Imana yakuganirije, emera uheba aho hantu ugere Rehoboti yawe. Nagira ngo dusengere hamwe, ariko wongere usubiremo mu Itangiriro 26, usabe Umwuka Wera gushoboze kandi agusobanurire neza. Hanyuma nawe ufate decision yo kuvayo no gukomeza, ukomeze gufukura amariba kugeza ubwo ugera Rehoboti yawe. Imana iduhana umugisha. Urakoze Imana, turagushimiye kuko uri Imana idutekerezaho ibyiza. Uratubwira ngo regansi ibyo nibwira kubagira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mubaremo umutima w'izaza.
Mana ndakweretse abana bawe twahuriye ku meza yawe, wakoze kubana natwe, wakoze kudusobanurira, ndasenze ngo ubafashe Mana udufashe twese, natwe turashaka kuguma muri Rehoboti yawe mu gakiza utanga. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka wera umufasha mwiza uzi gusobanurira abantu bawe biragoye kuri ikintu wavunikiye, ikintu watanzemo imbaraga n'umwanya. Mwuka wera basobanurire, ubahumura amaso kugira ngo bamenye yuko hari ahantu heza wabateguriye, hatari intonganya, hatari sitina, hatari impaka, hatari n'ishyari. Mana ahantu wifuza ko bororoka nihe? Uri Imana ivuga, uri Imana idutegurira heza, cyane cyane ubugingo Mwami. Ndasinze mugendera abana bawe, utuvugishe, utwiyereke Mwami. Turagushimiye yuko umugambi dufitiye atari wo kuguma mu ntonganya, atari wo kuguma mu mashyari, atari wo kuguma mu mpaka nyinshi kubitwerekeye Mana. Ndagushima ko rero tugaruriza imyaka inzige zariye, ni wowe tuburanira Kristo. Ndakwinginze kugira ngo ujye imbere ya buri wese umuburanire, kugira ngo Mwami mushiraho yaguye. Nukuri wenda ari kubona ikintu atigeze kubona mu buzima bwe, ndetse n'ababyeyi be batigeze babona, n'abamubanjirije Mwami nkuko Isaka byagenje. Ariko yaragiye agendanye umugisha wawe. Waravuze ngo tuzahabwa umugisha amajyana amaza. Abari kwisobanurira abana bawe babitambukiremo kandi babyizere. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha, ukomeze kwizera yuko Imana igutekerezaho ibyiza. Rehoboti yawe irahari kandi iragutegereje. Nawe uyirimo uyigumemo, ntuzayivemo, we kwirwanirira, kuko Imana izagusohoreza amasezerano yawe. Kandi niba uyarimo uyinjoye ngo yanezeregwe kandi ukomeze kororoka. Imana iduhane umugisha naho ubutaha.